rero hari abashumba bari mu byiciro bitatu. Hari abashumba bihamagaye, yego se, none hari abandi bantu bahamagawe n'abantu. Baravuga mama Lionel akambwira ati rasugira bya bintu nagiyemo nabonye bicamo nawe ngwino. Uzabona amatorero ugasanga pasiteri ni runaka, umugore waramwungirije, mubyara wabo ni uhagarariye ishami ry'Ibugesera, umukwe wabo ni uhagarariye ry'Igitarama, ugasanga ni umuryango. Ariko wajya kureba mu muhamagaro n'inshingano ugasanga bari abantu bazanywe n'abantu ariko nta nshingano mu by'ukuri bafite. Hakaza none n'abantu ba gatatu bahamagawe n'Imana. Haleluya. Aba bahamagawe n'Imana tubamenya ryari? Tubamenya ibihe byahindutse. Yego. Shuti bakunze b'ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Iyi ni ya channel ya Evangeliste Mama Lionel dukoreraho umurimo w'Imana mu biganiro ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje cyane, ni mugira amahoro n'umugisha. Ushobora kuba ufunguye iki kiganiro urwaye, tugusabiye gukira. Ushobora kuba ufunguye iki kiganiro ufite ibibazo byinshi bitandukanye, tugusabiye Imana yo mu ijuru ngo iguhe kumera neza. Ushobora kuba unafunguye iki kiganiro ukennye, binakugoye kubona amayinite, Uwiteka yagura ihema ryawe. Ariko icyo ngusaba ni ugukurikirana iki kiganiro gitangira kugera gisoza, kuko ni ikiganiro kiri bukwimure aho wari uri kandi kikagira aho kigushyitsa. Uyu munsi rero nabazaniye umukozi w'Imana nkunda cyane, ndamukunda, ari bwivuga ariko reka nanjye muvuge ni Sugira Steven. Umukozi w'Imana akoze umurimo nkiri mu cyaro, awukorera mu mujyi, cyo ndakimwubahira. Yakoresheje ibiterane mu Rwanda no hanze yabyo, yabwirije ubutumwa abantu benshi barahindukira. Ibyo bintu byanteye kumukunda, kandi ibyo bintu yabikoze ari umusore, kandi n'ubu aracyari umusore. Sugira, karibu, Imana iguhe umugisha cyane, ndakwishimiye. Suhuza abantu badukurikiye. Urakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu abo turi kumwe muri uyu mwanya, kandi ndabashimiye Mama Lionel kudutumira, kutugirira icyizere. Ntabwo biba bisanzwe, akenshi hari ubwo tubimenyera kubera ko umuntu akunda kuvuga ahantu hatandukanye, rimwe na rimwe ugatekereza ko byari ngombwa, ariko twubashye amavuta yanyu ndetse n'abantu bose badukurikiye. Imana ibahe umugisha. Nitwa Steven Sugira nk'uko mwabivuze, ndi ingaragu. Uri ingaragu. Kera aho mu cyumba cy'amasengesho bajyaga kumva umusore arivuze ati haleluya, ati genda ingaragu itigaragura mu byaha. Undi ukumva ati haleluya, ati genda umusore budasudiriyeho. Utuntu twinshi twiza nakundaga mu cyumba cy'amasengesho igihe abantu bageze mu gihe cyo kudanyanga mbere y'Imana. Cyangwa ndi ingaragu yigaragura muri Yesu. Yego. Hafi aho ngaho. Iyo tuvuze Sugira Steven ku muntu ukubonye bwa mbere n'ubwa mbere wicaye kuri no channel, umuntu ukubonye bwa mbere Sugira Steven ni muntu ki? Buri mugabo agira ikivugo cye. Ubonye Sugira Steven ni muntu ki? Ubundi biragoye kwivuga, hari abakuvuga. Ubundi mu buryo nyine bw'ubwenge bw'abantu, ijambo ngewe rikoreshwa ahantu hake. Ubundi urategereza abantu bakakuvuga, ariko nitwa Steven Sugira. Ndi umusore nk'uko nabivuze, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ndi umuvugabutumwa, ngira ngo ibyo birahagije. Ibyo birahagije rwose. Ku bantu bari kuregeho kwegereye, ni umusore muto muto rwose udateganya no gusaza. Taye nk'izi ngizi ntizisaza. Kandi yewe dukunze kubana mu buzima busanzwe, ni umusore ugira amagambo y'ubwenge. Ani nacyo cyatumye muhamagara uyu munsi. Bushize ubwo mperuka kuganira kuri ino channel navuze ku bungeri. Ku bungeri bataye intama bakikunda. Hanyuma mvuga uburyo intama Imana igiye kuzigarurira. Ariko naguhamagaye nk'umusesenguzi ugira amagambo nkunda aryoshye. Naguhamagaye ngo mfashe se intama zo ntizaba zarataye abungeri. Birashoboka cyane iyo ikintu kimwe n'ikindi bitandukanye, hari ikiba cyavuye ku kindi. Hari abungeri bata intama, hari n'intama zata abungeri. Ngira ngo wenda turagenda tubihuza uko tugenda twigira imbere birusheho gusobanuka hamwe no gufashwa n'Umwuka Wera. Imana iguhe umugisha. Rero ndagira ngo tutangire n'iki kiganiro cyacu dusenga, ariko twagira ngo dukopeze abantu badukurikiye intego y'ijambo uko tugiye kuganira. Rero ndakwakira n'ubundi usenge.
reka dufatikanye dusenga. Imana mu izina rya Yesu, haleluya, turagushimiye ko waduhaye Yesu akadupfira ku musaraba, bamwemeye bakizera izina rye, akaduha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana yaravuze ngo kandi uko niko turi. Tugushimiye iki gicamunsi cyiza. haleluya. Amatwi y'abantu n'imitima byagukiye kukumva, turasabye kugira ngo umwuka wera abane natwe dushyigikire. Usanzwe udukoresha turabizi, ariko turaguhendahenze ngo dukoreshe no kurutaho. Twe twasobanura nk'abantu, ariko tutageze umwuka wera hageze, kuko ariwe mwigisha mukuru kandi wemeza imitima y'abantu. Twebwe n'ubwoko bwawe tugabane umugisha, dusenze twizeye ko ubikora mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndagira ngo tuganire n'ubundi kuri iyo nsanganyamatsiko, ariko nanakubwira ngo igihe uzajya wumva iki kiganiro kikuryoheye jya ugisangiza abandi, kandi nimba ushyigikiye ibitekerezo byanjye jya wibuka no gukanda kuri subscribe cyangwa sabone. Ubundi ni ikintu kitagoye kandi wakora ukaba unangiriye neza, ukamamaza n'ubutumwa bwiza, ukadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. None Musugira Steven, nibyo byaragaragaye cyane cyane, reka nkurure hino muri covid, mu bihe bya covid, aho abantu bihugiyeho, aho insengero zafunzwe, aho umuntu atatelefone umuntu yayoboraga wamuzaniraga amaturo n'icyacuma mubaza tumeze utihangana, ibintu birakomeye ariko Imana izatugirira neza. Aho intama nayo yagiye ntitekereze tese umushumba wanjye ko yaryaga natuye ubundi amaturo barayarya, barayarya. Hari n'ukuntu abantu batanatubwiza gukuri, tukagira ngo Imana iza kuyafata, twagiye dutegereza ko iza no kuyafata, turabibura. Twasanze rero bayarya. Nimba baratunzwe n'amaturo, intama zikaba zaragiye, zimwe zikagenda zigiye ntizigaruke, wafasha gute? Ni ubuhe butumwa ugeneye izi ntama zagiye, ugeneye ababungeri nabo batakurikiranye intama? Ni ubuhe butumwa cyane cyane twagenera aba bantu bagiye? Urakoze cyane. Ubundi turabanza tugaruke ku nshingano z'umushumba. Yego. Ubundi igihe cyose ufite umuntu mu nshingano uba ugomba kumukurikira. Iyo umuyobora uba ugomba kumukurikira, cyane cyane iyo bije muri buno buryo bwacu noneho bw'iyobokamana, uba ugomba kumuba hafi cyane cyane mu buryo bw'umwuka. Ni nacyo kiba gikenewe, kuko iyo umuntu ameze neza mu mwuka nta nubwo abwirizwa gukora ibyo mu mubiri. Ibyo mu mubiri bihita byikora, kubera ko umuntu w'imbere aba yamaze kumenya igikwiriye. Rero hari abashumba bari mu byiciro bitatu. Hari abashumba bihamagaye. Yego se. Cyane cyane ko ibi bintu by'iyobokamana nibyo bintu bibamo icyubahiro cyinshi, kitagira manda, keretse iyo bivuyemo gusa ukijyana. Ariko buri gihe cyose ntabwo rero gusaba abantu amashyi. Umushumba apfa kwinjira bakayakoma, mu bukwe umushumba agomba kwicara imbere, mu birori byose. Mbega umushumba ni umuntu ugira icyubahiro. Hari abantu rero bari basanzwe banagikunda mu isi bisanzwe, babona ahantu kiri gitindaho, baraza baravuga bati kiriya cyubahiro turagikeneye. Muri ubwo buryo abo ni abantu ba mbere. None hari abandi bantu bahamagawe n'abantu, baravuga mama Lionel akambwira ati Sugira, bya bintu nagiyemo nabonye bicamo, nawe ngwino. Uzabona amatorero ugasanga pasiteri ni runaka, umugore waramwungirije, mubyara wabo ni uhagarariye ishami ry'Ibugesera, umukwe wabo ni uhagarariye iry'Igitarama, ugasanga ni umuryango. Ariko wajya kureba mu muhamagaro n'inshingano, ugasanga bari abantu bazanywe n'abantu ariko nta nshingano mu by'ukuri bafite. Hakaza none n'abantu ba gatatu bahamagawe n'Imana. Haleluya. Aba bahamagawe n'Imana tubamenya ryari? Tubamenya iyo ibihe byahindutse. Yego. Iyo habayeho umuraba, igihe habayeho nka covid wari utanzeho urugero, yerekanye igipimo cy'ubuyobozi, igipimo mu mpande zose, igipimo cy'ubukristo. Ubundi hari ibyo twayaga turirimba, niki cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana, naho wanyica nzapfa nkwiringira. Ariko covid gira ngo imaze imyaka nk'ibiri n'igice, ariko abantu yahise ibihindagura ibintu mu buryo bukomeye. Yego. Abandi nyine ugasanga abashumba ntibagiye bamenya inshingano, ariko nabyo biturutse muri ibyo byiciro. Noneho hakaza n'intama. Intama nazo buri bundi intama zikunda keya, zikunda umuntu uzumva. Buriya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo zumva ijwi ryanjye nanjye nkumva iryazo. Ubundi umuntu wese ushaka kukwigarurira mu mutima
agomba kuguha umwanya akanagutega amatwi. Ndiyo. Umuntu ashobora kutagira ikintu aguha ariko yaguhamagara gusa ukumva umutima uraruhutse. Rero hari intama zabuze keya zajyaga zihabwa, cyane cyane izo keya bazibahaga zitari zo mu mutima, ahubwo ari iz'inyungu z'ibyo babakeneraho. Yego. Niho utanga icya 10 cyinshi tujye kumusura. Yego. Korali yagiye kumutaramira, yagize ibirori, twese twahagurutse twagiyeyo kubera ko hari umusaruro agira. Uzabireba mu nsengero hari intama ziyobora n'abashumba. Intama ikaba yavuga rwose abantu bose bagakoma amashyi, umushumba akaba atabihindura nibishaka bibe binyuranye na Bibiliya, ariko bakavuga bati nahagarika amatora yo biraza kuba ikibazo. Ari ahantu hamwe ku mudugudu umwe umugabo baramuhagaritse kubera ibyaha, yari perezida wa korali, aza kugira intege nkeya baramuhagarika. Bamuhagaritse aragenda azana fuso mu gakinjira iparika ku rusengero, azana n'abakarani 8. Aravuga ati dore stoke y'ibyuma ninjye wabiguze ngenyene, nabivanye Dubai nduyu ndumu, ngenda mu bipakire mu bijyane wanje mu rusengero sinzarugarukamo. Abantu batereka ibyuma n'ibyitorera, terese itorero rirasora, ari fagitire yabyo mugira. No kuvuga ngo uyu muntu kugira ngo ibyuma bitagenda baramwejeje, ariko ntago bikuyeho icyaha mu by'ukuri. Ariko kubera ko ni ya ntama nyine nayo ivuga rikijyana, reka tubyite gutyo. Noneho hakaba n'izindi ntama ziciriritse zoroheje, izo zo baranazikandagira ntizigire kivugira, aho biraza kuzamo n'ibikomere. Kuko intama itawe hari n'ubwo ikomereka. Buriya Yesu yatanze urugero rwiza avuga ngo hari intama zari 100 ziri mu rwuri, imwe ngo irazimira, ariko umwungeri mwiza ngo ata 99 ajya gushaka ya indi yari yazimiye. Buriya hari ikintu abantu batari bamenya mu mariyoneri cyangwa se banazi birengagiza, buriya nta muntu mu rusengero utagira umumaro. Yego. Paulo yarabivuze ngo nk'uko urugingo rukenera rugenzi rwaro, ngo niko n'umubiri wa Kristo wubatse. Hari umuntu ushobora kuba mu rusengero atagira amafaranga, ariko ari umunyamasengesho ari uhetse itorero cyane. Hari umuntu ushobora kuba mu rusengero atagira imisanzu atanga, ariko akaba ari uterura ibyuma iyo soriti yabaye. Hari umuntu ushobora kuba mu rusengero adafite ibintu bigaragara, ariko akaba azi gusura abarwayi bose barwaye. Rero buri muntu wese mu rusengero arakenewe, ariko igikwiriye ubundi ni iki? Hagomba kuba connection y'umushumba n'intama. Iyo yakatitse ya ntama ishobora no kuzimira, kandi yizimiye tuba twarahombye kubera ko iyo ntama twayibwiye amakuru yo mu rugo. Niyo mpamvu uzajya kumva uhuye n'umuntu agakubwira ngo mwese se ntimwabaye kimwe, ubuse ngo hari abantu koreba kibaho. Kubera iki? Hari intama zatuvuyemo dutereriyo, noneho zigiye zijya gushaka ubundi buzima zibamo, kubera ko abantu bari bazizi mu buzima bwo kwa wa mushumba, zisigara zitwambitse ubusa kuko zivuga amakuru yo muri rwa rugo. Ugasanga rero dufite ibibazo bigiye bimeze gutyo. Ndumva muri make ari gutyo nabihuza. Yego. None se reka dutinde kuri izi ntama cyane, nizo nshaka ko uyu munsi tuvuga. Iyi ntama kubera ko yabuze keya, iyi ntama kubera ko ititaweho, iyi ntama tuyemerere yigendere buheriheri, cyangwa tuyibwire imere nka wa muntu wavuze ngo imfubyi irirera, ngo imfubyi irirera, ngo ibaga yotsa, ngo mbega twamufashe iki? Intama ishobora kuba aribwo yari ikiza. Hakaba hari izindi zaje kera zikomeye ariko zitazwi aho hejuru twavugaga. None izi ntama ziri muri ibi byiciro, izizwi ariko nta communication nk'uko wabivuze, cyangwa se izi ntama zitazwi ariko zabaga mu rwuri, ese turaziha ubuhe butumwa bwo kutava mu rwuri? Kuko kuva mu rwuri nabwo harimo ikindi kibazo. Zipfire mu rwuri, zigendere, uraziha ubuhe butumwa? Buriya ndaza gukoresha ijambo nubwo wenda ritanditse, ni igitekerezo cyanjye. Buriya aho kugira ngo ugwe hanze wagwa mu rusengero cyane. Niko Dawidi yabwiye Imana. Dawidi yari yagize intege nkeya, ngo atekereza ko Imana iri bumwice, arangije arayibwira ngo ndashobewe mbuze uko ngira, ngo reka nigwire mu maboko yawe aho kugwa mu maboko y'abatarakebwe. Izi ntama zazimiye zishobora kuba nk'uko waravuze ngo imfubyi irirera. Buriya mu mariyoni umuntu wese wireze ahorana ibimenyetso by'uko atarezwe. Yego. Ntago bikuraho ko akura, ariko uzajya kubona umuntu ashobora kuvugira mu bukwe yarabyibushye, bigahita bimunanura, ijambo rikamugira muto, abantu bakavuga ati
umuntu ungana kuriya niwe uvuga ibintu nka biriya kandi none umuntu ashobora kuvuga ijambo ari muto rikamubyibushya mu bantu abantu bakavuga bati mbega ko ananutse ariko kuki avuga ibintu biremereye ni ukubera iki biterwa n'aho umuntu yarerewe aha rero ku ntama n'abashumba ndaza kugaruka ku kindi kintu cy'intama kigenda kinatugora cyo kutagira umubyeyi mu mwuka hari abantu baba mu rusengero ariko birera gusa bagakozwa n'ibigeragezo kubera intambara basangamo bya bigeragezo bikagenda bibakuza akazagera akavamo icyenda kuvamo ariko akabikurana mbega arakura ariko arakererwa aragwingira buri mubyeyi mu mwuka ni umuntu ukenewe uzasoma urwandiko rwa mbere Paul yandikiye abakorino ibice 3 abakorino ngo bari bacitsemo ibice ngo bamwe babaye aba Apolo abandi aba Kefa abandi aba Paulo arangije Paulo arabandikira arababwira ngo ari Kefa ari we Petero ari Apolo ari nanjye twese turi kimwe aravuga ngo njyewe nateye imbuto Kefa arazuhira ngo ariko uturuta twese n'uwazikujije hepfo aravuga ngo ariko nubwo mwagira ababayobora inzovu ntabwo mwagira abaso benshi reka nkubwire ikibazo dufite mu butumwa bwiza turi kuvuga muri iki gihe umuntu arabyuka mu gitondo ngo mbaye bishop ntumenye naho yaboherewe ataranabatizwa atarabatizwa atarayobora na korari gusa cyakora indimi akaba yazisubiramo kuko yazumvanye mama Lionel akajya aho ngaho mu gahura agahita akubwira ngo ngende reverend ntazi nicyo bisobanura akakubwira ngo nda apostle ariko buriya reka nkubwire nk'ikintu abantu bagomba kumenya ubundi titre ya nyuma ni ukuba intumwa umuntu arayifashe ayihaye afite imyaka 30 kandi akeneye gukorera Imana imyaka 70 kandi buri muntu akenera kuva ku rwego ajya ku rundi ko titre azimaze yo mu myaka 30 nagira 40 zabiki nicyo kibazo noneho rero iyo uzamutse cyane ukagera hejuru ukahamarayo hakiri kare urongera ugasubira hasi ukajya kwiga amasomo urabona leta y'u Rwanda yazanye gahunda iyo wasimbukaga udakoze tronko mukajya mu wa 4 hari ubwo wabonaga diplome ugahita ukomeza ariko ubu nubwo wabona diplome ugeze mu wa 6 bagusubiza mu wa 2 kwiga igihe ngo utarangije ni nuko rero mu bwami bw'Imana bimeze hari urwego udashobora kugeraho utagize ahantu nyine izi ntama rero ikintu nazibwira ni ukubanza kumenya yuko umushumba n'uhagarariye Imana n'uduhuza mbega niwe uhagarariye Imana aho duteranira kuko niwe wabisigiwe ariko si we Mana aho tugomba kuharenza amaso tukamwubahira ko ahagarariye Imana ariko tukamenya ko nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli akaba atatwemera Imana ni data wa twese kandi mwiza rero njyewe nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuntandukanya na data kubera ko reka nkubwire ikintu abantu bajya bibeshaho ari ibintu njya mbona mu rusengero ngo byo guca abana simbihakana wenda ni doctrine zabo ariko ukajya kubona ukabona ngo twese abakristo 600 ngo tumanitse amaboko ngo mama Lionel bamwirukane ubundi abarundi bo baranabikabiriza bakavuga ngo tumuhaye satani umuntu waravunnye korari yagiye mu ivuga butumwa igikongori hamara iminsi 4 basize ingo bashaka intama imwe ugize amahirwe ivuye yiraje iranavunitse ivunikiye mu rugo ntuyunze ngo uyomore uyihembye kuyisubiza aho wayekuye iki ni ikibazo gikomeye ntago mpakana yuko umuntu atakora ibyaha ariko niba tugize n'ukuntu tumuhana kugira ngo n'abandi barebereho ariko twibuke ko ari intama hari ibiguzi yatwaye birimo amaraso ya Kristo dusangiye twese kandi ikindi ngomba kukubwira Marioneri umukozi wo mu rugo atandukanye n'umwana cyane ni ukuvuga ngo umukozi w'iwacu nubwo yatinda iwacu imyaka myinshi ntabwo bimuhindura data cyane rero ntabwo afite uburenganzira bwo kumbwira ngo uva kwa data cyane ahubwo uw'igihe iyo kigeze hari ubwo wava kwa data akagiwe kuko arahagira ni nako bimeze rero izi ntama zajugunywe hari n'izijyanye zivumbuye kubera ibintu biri muri urwo rugo ariko turenda kuzibwira ngo haracyari ibyiringiro ku giti nubwo cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi twibutse abantu ntibashakira Imana mu bantu ariko banashaka Imana ku giti cyabo ibi bizabafasha kudatakaza wa mubyeyi twahoze tuvuga urakoze cyane reka dusoze tuvuga ku ntama zijyanye donc hari intama zajugunywe biragaragara zinazwi hari n'izo nzi rwose hari izizwi nawe uriyizi wenda bakakujugunya bakuziza ko umenyekana batamenyekana umwuka w'ishyari ukajugunywa bitewe n'imyitwarire babona itajyanye n'uko bagushakaga bakakujugunya
ariko reka tujye kuri izi ntama zijyanye tuba ari naho dusoreza. Izi ntama zijyanye ese aho zagiye mu rundi rwuri, icyo ni kimwe. Dusanze zaragiye mu rundi rwuri yaba ari amahirwe, kuko hari igihe zagenda zikagera mu rundi rwuri rushishe, zikabyibuhira zikagira amahirwe kuruta ya mbere, zikitabwaho. Reka izo tuzireke, tujye ku ntama zijyanye, ntizijye ku rundi rwuri. Aha hantu ziri tugire ubutumwa tuzigenera, ese zigaruke zishaka urundi rwuri, zigende buheriheri. Izi ntama zijyanye ntizijya mu rundi rwuri, wazifasha iki nk'umukozi w'Imana? Yesu yaravuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega, hanyuma mugende mugire ubwenge. Ubundi iyo bavuga kugira ubwenge ni iki? Kugira ubwenge ni ugufata ibintu abantu bazi, ukongeraho ibyo uzi, ugakuramo ibyo ukeneye. Yego. Niba ngewe ngiye gushaka Imana, nkaba numva mfite connection yanjye n'Imana, nta wundi muntu nkeneye muri ubwo busabane. Aba bantu ninza gutindana nabo ntekereza ku byabo, nta muntu utagira intege nkeya. Yego. Hari abantu bayobora amatorero ariko badafite leadership, akaba yafata icyemezo ukibaza niba ayobora abantu bikagutangaza. Ugasanga umuntu ayobora korari ariko atekereza ko ari nkuko ayobora mu rugo iwe, kandi ubwo arayobora abagabo 80 bose bafite imitwe itekereza. Rero izi ntama zikwiye kugaruka ku isoko, ku isoko aho zanywereye, zikongera zikajya muri rwa rwuri, kuko hari amazi unywa yari ay'isoko, ukajya wumva igihe cyose ariyo yakumara inyota cyane. Rero icyo kigomba gukorwa kugira ngo bagaruke mu rwuri. Ikindi, ababonye urundi rwuri bakaba banyuzwe, abo ngabo nabo twababwira kuguma aho ngaho banyuzwe bari, kubera ko buriya Yesu yaranabivuze, yaravuze ngo n'uburi ku musozi umwe ukabona batakwemera, wihanyanyaza ngo urwane n'abantu, wirinda kuhasiga ubuzima, imuke ujye ku wundi. Aravuga ngo nzarinda ngaruka umwana w'umuntu azerekanwa imisozi itararangira. Nta mpamvu rero yo kwizirika ahantu. Abantu barakubwiye ko bakwanga mu kwa mbere, babikubwiye mu kwa gatatu, bakuroze mu kwa kane, bakugambaniye mu kwa gatanu, mbega barabikwereka, baranabikubwiye. N'umunyarwanda akubisemo igitutsi aravuga ngo urakagiyeho wanze. Ubu urwana n'iki? Numva ari ibyo ngibyo kandi ngira ngo byanumvikanye. Izazimiye zigaruke, n'ababashumba turabaha umukoro, nibo bireba, biri mu nshingano zabo, nibongere bite ku ntama cyane, bazikurikirane, bajye gushaka izazimiye, bamenye ubuzima bwazo, bazibungabunge. Murakoze. Imana ibaha umugisha cyane. Nta bashumba bungere murabe mwumva, umukoro dusorejeho no kujya gushaka izazimiye, kandi nimba zarazimiye zikaza zaranavunitse mukazunga, icyo ni kimwe. Dusoje rero dusabira umugisha abantu bose badukurikiye, kandi dusaba intama zazimiye kugaruka, n'izavunitse, kuko hari n'izavunitse zikavira imbere ariko zigumamo. Abo nabo hari igihe uvunika ukivura, hari igihe uvunika ukivura ukavuga uti reka nivure da, reka nshaka ubwungo niyunge. Hari igihe uvunika ukavuzwa, udafite ukuvura urivura. Ariko dusoje tubwira abantu intama zagiye, tuzifuriza kugaruka ndetse byihuse, kandi zikongera zikaza zikanywera ku isoko, kuko hari n'ukubwira ati jewe ndumva ukunda ari nabyo bimpaye amahoro. Gihe hari uwambwira ati mama Leonel, ubu mbona kuba ntakijya muri ririya dini, ndumva aribwo nkijijwe, ndumva aribwo ntuje, ndumva ni nabwo impanda yavuga ngo ngende. Ariko se reka ibyo mbyemereho gake. Ubu se ko ni nka aderesi, urebye itorero ni nka aderesi. Ejo se ubonye sheri wasezeranywa nande? Wakwisezeranya? Ejo se upfuye washyingurwa nande? Ugize ibirori se, ye ngwino garuka ku isoko ngari nziza, niko muririmbyi ari burimbye ngo ngwino ku isoko ngari nziza. Kuko hari igihe iba ngari ntibe nziza, cyangwa ikaba nziza ariko ntibe ngari. Ukaba uri ku isoko nziza ntikubane ngari ngo ubone umurimo. Ibi nabyo hari intama ziza, kakantu reka tukavuge, hari intama ziza ku isoko ariko ugasanga isoko ntiyabaye ngari. Ari nabyo byateye intama nyinshi kwivumbura, ukaza ugasanga ntikubanye ngari ngo ufate mikrofone uvuge, ntikubanye ngari ngo ufate umurimo w'Imana. Uvuye ku isoko yari ngari, ukaze uyobora, uzwi, ukora ibintu bakubwiriza, ariko uje ku isoko nziza ariko itari ngari,
ubuza agatuti kuko hari n'intama zivumbura kubera ko zitahawe n'udututi ukagira ngo yaje ku gatuti hari abantu bakunda utwo dututi bajya banatuburana ariko mu rwego rw'ibyo ukunda Uwiteka nabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana hari n'igihe n'abantu bashaka kugendesha imbaraga badafite ugasanga umuntu baramushakamo imbaraga adafite cyangwa nawe agashaka kwishakamo imbaraga adafite kandi kondisiyo ari kugenda uko imbaraga zingana. Imana ibahe umugisha rero ku bantu bari badukurikiye dushimira cyane Sugira Steven wemeye ubutumire bwacu ndabizi neza azagaruka. Nagira ngo mbere yuko dusengera abantu ubanze ubahe adresse nimero za telefone buryo bakubona uwakenera inama uwakenera kumuganiriza ijambo ry'Imana uwaba afite n'itorero akeneye umuvugabutumwa kuko ndagukunda cyane ugira amagambo aryoha tanga nimero zawe za murakoze ni 0788 59 65 68 0782 59 65 68 niyo ngiyo iri kuri WhatsApp. Iba kuri WhatsApp wamuganiriza iba no muri Momo iba ne muri Momo. Ubundi iki kintu nkunda kukivuga ariko aho Imana mvuriye inzara nsigaye nkivuga cyane mbere nkikennye natinyaga kukivuga bati arapfuye aje no gusabiriza hano. Ubundi hari ingeso mugira ngo urakunda umuntu umukozi Imana ngo naramukunze ngo ndamukunda ngo nkunda amavugambo amuvamo nyine aka kanwa ubona kavuga karanarya nituba biba mw'iby'umwuka mujye mutubibamo n'iby'umubiri. Ubundi twatura umugisha inshingano zacu no kwatura umugisha ukaza nawe inshingano zawe no gukorera Imana ukoresheje amaboko nibyo biza vuba. Mu gitondo ndimo mbwira umuntu ko umugisha umuntu awusengeye utinda ariko umuntu awukoreye urihutumera amababa ukaguruka ukaza. Rero nagira ngo dusoze usengera abantu bari badukurikiye usengera izo ntama zagiye usengera izajugunywe izijyanye. Imana iguhe umugisha. Karibu Mana mu izina rya Yesu tugushimiye ikiganiro cyiza cy'umugisha. Haleluya. Twumvise amagambo y'ubwiru no kumenya Imana kurutaho. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo buri muntu wese umusubize ku rufatiro. Yesu shimwe. Ijambo ryawe biravuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ngo ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Twumvise intama zajugunywe, twumvise izivumbuye ziragumuka. Uyu munsi zishobora kuba ziri mu mibereho itari myiza mu mwuka, zishobora kuba zigowe ibihe byiza byaratakaye. Yego. Ariko ijambo ryawe riravuga ngo uzongera wegure ihema rya Dawidi ryaguye. Turasenze kugira ngo umwuka wera agenda aganirize buri muntu wese udukurikiye amwibutse ibyiza byo mu nzu yawe amukumbuza ahera hawe kugira ngo ubuzima buramya imibereho ihimbaza igaruke mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Abashumba barangaye ntibakora ibikwiriye turasenze kugira ngo bibutse umuhamagaro kandi wongere ubakangure kugira ngo inyenyeri y'ububyutse yongere kwaka mu mitima yabo kuko abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Reka aho tutageze umwuka wera hageze ijwi ryo gukiranuka kw'Imana rivugire mu mitima ya buri muntu kugira ngo tuzumve ubuhamya bukomeye ko hari abantu bongeye guhembuka bagasubira ku rufatiro ku bw'iki kiganiro. Haleluya. Ubuntu bwawe n'amahoro bihebuje rwose uko umuntu yamenya narindira imitima y'abera muri Kristo Yesu. Urakoze yica no yiha umugisha. Haleluya. Yagure kubera yuko ni umuyoboro mwiza wo kwamamaza ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Mana ishimwe. Reka uyishyire ku rwego rukomeye, reka ivugireho abanyembaraga bakomeye, reka igereho abakomeye mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ugira umuhamagaro wo gushyigikira ijambo ryawe reka hagararane n'iyi cano kugira ngo ubwiza bwawe buyambare igitinyiro cyawe kibeho kugira ngo umurimo wawe waguke no kurutaho. Urakoze kubanye natwe turagushimiye kandi dusenze tunyuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen kandi amen.